gushyiramo impumuro ariyo perfume, uhita ushyiramo iyi kara cyangwa se ibara, komeza uvange cyane kugira ngo igere hasi. Uravanga ku buryo ki igera hose kandi ikaba isabune nziza cyane. Guys, ngira ngo murimo murabibona, ni igisabune gifashe kimeze neza cyane, muri kubibona namwe. Muri kubibona ukuntu bimeze rwose, ni isabune bimeze neza cyane, icyatsi kibisi gifashe, apana za sabune z'amazi, ariko murabona ko iyi ngiyi ari isabune imeze neza cyane. Urakomeza ukavanga mpaka igihe hose habaye icyatsi kibisi, kuko niyo sabune tuba dukeneye. yabaye isabune reba no kandi hatarajyamo, uri kubona yabaye isabune neza ntisize nkabona iramfashe. Roza ubu yamaze kubimenya. Rero mu minsi iri imbere ni ukujya utangira ukajya kwikorera. Wowe mba mbona warabifashe, kuko igihe tumaze gishize uri kubyiga ni kinini, ni kinini pe. Mwese ugiye ko mbona nta kundi nzikorera ubutaha. Uzikorera ubutaha? Ubutaha ni ukuzahita wikorera. Nuko njyanye nimero yawe, ibyo izasabwa nzakubaza. Akira, urakomeza. Watangiye gukora isabune ushobora kumvugisha nkabikwereka cyane rwose, ngo vanga cyane noneho isabune inoge. Ubu ngubu igisigaye ni ukwitereka isaha imwe cyangwa se isaha ebyiri kugira ngo tubone uko tuza kuyipakinga. Halo. Mfite umugore. Mufite umugore? Nama yenita afite umugore. Marabipa. Nari niteguye ikintu ugiye kuvuga. Halo. Urakomeza ukavanga mpaka ku buryo ki isabune yose hose iba icyatsi kibisi. Nk'uko murimo murabibona, isabune yacu ni icyatsi kibisi. Ubu nawe mu rugo wakwikorera isabune, uri mu rugo cyangwa se ushaka gushinga aka business gaciriritse, ushaka gushinga uruganda ruciriritse mu rugo iwawe, ngubwo uburyo ushobora kwikorera isabune yawe. Umuntu avamo mutwarije gutunga cyangwa tubuni. Wowe uri kureba ukabona harimo isabune ingana gute? Abona harimo nka litiro zinga bitewe ni harimo tubido twanga 7-6 nibyo. Harimo injerekani na hafi na kari. Injerekani. So guys, rero muri kubibona ikintu cyo gisigaye ni ugupakinga. Ugomba gutegereza amasaha 2 n'igice cyangwa se amasaha 4 cyangwa se amasaha 10. Igihe cyose wumva wapakinga isabune yawe wayipakinga, ariko ubwo igihe kigenwe n'amategeko na amasaha 2. So ubwo rero ndongera kubereka isabune yacu nigira amasaha yacu 2 nk'uko murimo muragenda rero mubibona. Turayipakinga mu minota mike cyane. Komeza gukurikirana Intare TV, byose uragenda ubisobanukirwa ahangaha kuri kamera.